Iriwe neza nshuti za Payi Hazaza h'ifaranga, tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu ni umunsi wa gatatu mu minsi 100 yahariwe kwibuka no kuzirikana abantu b'inzirakarengane barenga miliyoni bahitanwe n'amahano ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Payi Hazaza h'ifaranga yifatanyije n'abanyarwanda bose muri ibi bihe bitoroshye bagezemo, cyane cyane abarokotse n'ababuze ababo. Twizera ko imitima y'abacu twabuze izahora iri kumwe natwe, nubwo batakiri kumwe natwe mu mibiri, ntibitubuza kubabona mu nzozi no mu bikorwa byiza badukoreraga. Komeza kwihangana, komeza kubaho. Ubugingo bwawe n'ibyishimo by'abagiye. Twizera ko umunsi umwe urumuri rw'amahoro ruzasimbura igicuku cy'amarira. Nta na rimwe uburibwe bwanyu tuzabufata nk'aho butariho. Twe guheranwa n'agahinda, twibuke twiyubaka. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turavuga ku kintu abantu bose bazi ariko benshi batumva neza. Ikintu abantu bose bashaka ariko bake bakaba ari bo bakibona. Hari abakisa amahera, amwe babyuka bashaka bukira ntayo babonye. Ya yandi uvuka wirukaho ukarinda usaza nta kanunu. Abanyarwanda bo bavuga ko ari akababaza umugabo kakamurenza impinga. Rero ntiwibeshye rwose, ni amafaranga niyo tugiye kuvugaho. Amafaranga ni iki? Ni akahe gaciro kayo? Ese ako gaciro kava he? Amafaranga hari isano afitanye na zahabu? Fiat money bivuze iki? None se digital currency yo ni iki? Ese ni kimwe na cryptocurrency? Niba warigeze wibaza ibi bibazo, uri ahantu nyaho. Kurikira iyi video urarushaho gusobanukirwa. Amafaranga ni igikoresho cyo guhererekanya ibintu, igipimo cy'agaciro ndetse akaba n'ububiko bw'ubukungu. Urugero, niba ufite ibishyimbo ukaba ukeneye umuceri, si ngombwa gushaka umuntu ukeneye ibishyimbo ngo mugurane nk'uko byagendaga hambere amafaranga ataraza. Ubu iyo ufite amafaranga uba ufite ubushobozi bwo kugura ibintu cyangwa serivisi ushaka aho uri hose. Mu bihe byo hambere ibihugu byinshi byakoreshaga uburyo bwa gold standard ndetse na Bretton Woods nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Aha amafaranga yanditse ku rupapuro yabaga afite ingano ya zahabu bihwanyije agaciro. Urugero rworoshye kumva, niba idolari rimwe rihwanye na garama imwe ya zahabu, birumvikana ko 1,000 cy'amadolari cyabaga gihwanye n'ikiro cya zahabu. Muri icyo gihe ibihugu byabikaga zahabu mu mabanki, hanyuma bigakora amafaranga afite ingano y'agaciro ka za zahabu. Umuntu ufite amafaranga yashoboraga kuyajyana muri banki bakamuha zahabu bihwanyije agaciro. Ibihugu byagiye bireka buhoro buhoro uburyo bwa gold standard kuko bwabibuzaga ubwigenge bwo gucunga ubukungu neza, kandi bugatuma bidashobora guhangana n'ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro cyangwa ihungabana ry'ubukungu. Urugero, mu gihe cy'ihungabana ry'ubukungu rikomeye mu 1930, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntiyashoboraga kongera amafaranga mu bukungu kuko zahabu yari ihari yari nke. Ibyo byatumye ikibazo kirushaho gukomera. Ubwongereza bwahagaritse gushingira amafaranga yabwo kuri zahabu mu mwaka w'1931, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zaje kubuhagarika mu 1971 mu kiswe Nixon shock, maze kuva ubwo idolari rikaba ifaranga rya fiat, amafaranga y'impapuro n'ibiceri. Fiat ni ifaranga rigira agaciro kuko abantu baryemera.
atari uko rifite ibindi bisobanuro bifatika. Nixon shock yatumye ibihugu byose byimukira kuri aya mafaranga, maze ya yandi yarashingiye kuri zahabu acika ubwo. Ifaranga rya fiat ni iki? Ubu amafaranga dukoresha ntaho ahuriye na zahabu cyangwa ifeza. Uti none se niki kiha agaciro? Wabyumvise neza, iri faranga dukoresha ntirishingiye ku kintu icyo ari cyo cyose gifatika mu bifite agaciro kanini tuzi. Ahubwo iri faranga rihabwa agaciro na leta yarishyizeho ndetse n'icyizere abaturage bayifitiye. Urugero, leta iramutse ishyizeho ifaranga abantu batayifitiye icyizere, abantu ntibakwemera kurihererekanya. Iryo faranga ntaho ryaba ritaniye n'igipapuro gisa n'amafaranga wowe ubwawe wiyandikiye. Tekereza kuri aka kantu. Iyo umubyeyi ahaye umwana w'ikintu cyo kurya nk'umugati, shokora cyangwa urubuto, umwana ntiyibaza byinshi, ahita yirira kuko yizeye ko umuntu bimuhaye amukunda kandi amurengera. Uko ni nako abantu bizera guverinoma yabo. Iyo bahaye amafaranga, nubwo ayo mafaranga adashingiye kuri zahabu cyangwa ifeza, abantu barayakira, bakayakoresha ndetse bakanayabika. Uti kubera iki? Kuko bizeye uwayabahaye. Amafaranga ya fiat rero ashingiye ku cyizere abantu bafitiye leta yabo nk'uko umwana akigirira umubyeyi we. Iyo icyo cyizere kibuze, amafaranga atakaza agaciro. Gusa muri iki gihe uko ikoranabuhanga rirushaho gutera imbere ni nako n'amafaranga yisanisha naryo. Pi ahazaza h'ifaranga ikabibona ko bitazatwara imyaka nk'iyo umaze kugira ngo amafaranga y'inoti n'ibiceri acike tujye tuyumva nk'amateka. Niba unyumvise neza, vuze ko amafaranga y'inoti n'ibiceri mu gihe gito kiri imbere azaba atakibaho kuko ikoranabuhanga riri kuzana andi mafaranga ajyanye naryo. Aya mafaranga ni ayahe? Akora ate? Kuri ubu leta, amabanki n'abaturage ntabwo bagikeneye za mpapuro kugira ngo bizerane, ahubwo imibare yonyine yanditse muri mudasobwa irahagije. Ibyo bakabyita digital currency, amafaranga abaho mu buryo bw'ikoranabuhanga gusa, adafite impapuro cyangwa ibiceri bifatika, ariko afite agaciro kuko abantu bayafitiye icyizere. Urugero, iyo wishyuye umuntu ukoresheje mobile money, konti ya banki cyangwa ikarita nka Mastercard cyangwa credit card, uba ukoresheje digital currency. Abantu benshi birabagora gutandukanya digital currency na cryptocurrency. Ese ubu bwoko bw'amafaranga butandukaniye he? Digital currency ni amafaranga abaho gusa mu buryo bw'ikoranabuhanga, akagenzurwa na leta cyangwa banki. Urugero twatanga ni amafaranga yo kuri konti ya banki, ayo kuri mobile money ndetse na CBDC. CBDC ni impine z'amagambo y'icyongereza Central Bank Digital Currency. Aya mafaranga ntabwo aratangira gukoreshwa cyane. Urugero nk'ahantu twabona akoreshwa muri iki gihe ni nko muri Nigeria aho bagira ifaranga ryitwa e-naira, ndetse no mu Bushinwa bagira iryitwa digital yuan, ndetse n'u Rwanda rurateganya gutangira kuyakoresha mu mwaka wa 2026. Cryptocurrency nayo ni ubwoko bw'amafaranga yo mu ikoranabuhanga, bivuze ko nayo ari digital currency, gusa yo ntagenzurwa na leta cyangwa banki iyo ari yo yose. Ikindi kandi yubakiye ku ikoranabuhanga rya blockchain, akagira umutekano wizewe kubera ubwirinzi bwa cryptography. Ingero twatanga ni Bitcoin, Ethereum na Pi network. Aya mafaranga habeneyo umudendezo wo kuyicungira badakeneye undi muntu hagati nka banki cyangwa umuyobozi. Dusoza, reka tuvuge muri make ibyo twaganiriyeho. Twabonye ko amafaranga ya fiat adashingira agaciro kuri zahabu, ko ahubwo agaciro kayo kubakiye ku cyizere abantu bafitiye leta. Twabonye kandi ko digital currency ari amafaranga abaho mu buryo bw'ikoranabuhanga gusa, akaba agenzurwa na leta cyangwa banki. Naho cryptocurrency ni amafaranga abaho mu buryo bw'ikoranabuhanga atagenzurwa n'umuntu n'umwe, yubakiye ku ikoranabuhanga rya blockchain. Uko abantu bagenda basobanukirwa amateka n'imiterere y'amafaranga, niko barushaho gukoresha amafaranga neza no kwisanisha n'impinduka. Niba ibiganiro byacu hari icyo bikungura, kanda like, share, unatwandikire muri comment icyo wumva twazaganiraho ubutaha. Kandi niba utarakora kuri subscribe, ntiwibagirwe gukandaho. Murakoze cyane, ibiganiro byacu nakagaruka.